baro yanesheje gupfusha, yanesheje kubabara, yanesheje ibi byose. Twese tubashye Imana. Uwiteka Imana igira neza, Imana yo kwizerwa, so Umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye uko ijambo ryawe ribivuga, natwe nibyo dukurikije umubi no mu byiza dushime. Turashima yuko Mbabazi Claire wamuhaye ubuzima, ukamuha kuvuka, ukamuha gukura, ukamuha kubyara, none ageze ku rwego bwa nyuma. Nicyo gitaramo turiho uyu munsi. Mwami Imana yacu, imibabaro dufite, agahinda dufite duterwa n'isi kubera ko tukirimo, wavuze ko dufashe igihe mu ntambara. Natwe rero utwemerere Mwami Imana yacu dukomere, kandi mu izina rya Yesu dukomerane ibyiringiro by'uko ari we wanesheje isi. Nubwo imibabaro iturushya, ariko wanesheje isi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka ukomeze imitima y'abababaye, kandi ari nako dukomeza gusabira umuvandimwe wacu wadukuyemo kugira ngo ukomeze kumuha iruhuko ridashira. Mana yacu, tugiye kumva ijambo ryawe, uyu ugiye ntabwo ari we urimo kuryumva, ahubwo twabasigaye nitwe ribwira, kugira ngo natwe twitegure, kuko umuntu akiri mu isi acyambaye uyu mubiri tuzawaka, kugira ngo tujye gutegurizwa aho tuzagera kuri wa munsi w'amateka no kugororera abera. Ngaho izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Garagara ugiye kuri dusangiza umwuka w'umwuka wera, amahishurirwa yo kugira ngo Mwami Imana irajye kubwira kandi igere ku ntebe z'imitima. Tuzahurirayo bagenzi, Yesu tuzamusingiriza, ubwo buntu yatugiriye, urukundo rwe n'imbabazi, n'imigisha byatwungukira aheza mw'ijuru. Tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru. Tuzahurirayo bagenzi. aheza mu ijuru, tuzahurirayo mu ijuru. Claire niko dusomana amagambo magufiya yo muri Yohana 11:20, reka ribompera Yohana 11:20 ngeze hepfo gatoya ku 25. Ndaza gusoma n'andi magufiya mu kindi gitabo cye byahishuwe. Marita yumvise ko Yesu aje kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu zuko ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese mwizeye ibyo ngibyo? Hanyuma andi magambo magufi tugiye gusoma ni mu byahishuriwe Yohana none ibice 12 umurongo wa 13. Byahishuriwe 11:13, 14 umurongo wa 13 ngo, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu Mwami wacu. Mwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mwakine ijambo ry'Imana. Amagambo tumaze gusoma bwa mbere ni ikiganiro cya Yesu ndetse n'abavandimwe ba Lazaro, bashiki biwe aribo Marita na Mariya, uko yarabasanze mu bihe by'amajune by'amarira n'agahinda.
rero aba batangira kumuganya no kumubwira ko musaza wabo yapfuye, ariko mu magambo akomeye baganiriye hari ibyo Yesu yamushubije, hari ibyo Yesu yamubwiye, ngira ngo natwe munsi tuongere tubyumve. Uyu munsi mu gihe duherekeza uyu Claire Ntambabazi turamwerekeza nk'umwe wari muri twebwe, ariko kanone by'umwihariko nk'umuntu wari mutoya, urungano rwa benshi, wari ukiri mukobwa muto cyane, ahari abantu bibazana kubera iki uyu mwana nk'uyu nguyu, ariko kandi buriya none ni bya bindi tutamenya, hari iyobera rirenze imitekerereze yacu n'imyizerere yacu. Hanyuma muri ibi ngibi bivuze, Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi ukiri umwizera nawe ntazapfa. Bishatse kuvuga yuko nibyo urupfu rutandukanya n'amaso ku maso, kuko uyu munsi urupfu rw'umubiri ahari arakana n'urundi rupfu rwa kabiri, kuko amubwira ati ukiriho umwizera ntago azapfa, kandi n'uwapfuye nawe umwizera. Ni ukuvuga ngo kwizera cyari ni ikintu ahari abantu bashobora gufata nk'akantu gatoya, ariko gishobora kuba gifite ingaruka ku buzima bwa none ndetse no ku buzima buzaza. Niho nanone magambo Paulo yandikiye Timoteyo amubwira amagambo akomeye, kwizera Imana ko bifite imbaraga ku buzima bwa none ndetse n'ubuzaza, kwitoza kubaha Imana. Rero ari kuvuga ngo kwitoza kubaha Imana, amubwira ko ibyo bintu bifite agaciro, bifite ingaruka ku buzima bwa none ndetse n'ubuzaza. Rero amubwira yuko ibyo bintu bitagarukira hano uyu munsi. Yesu ashimwe. Ntabwo bigarukira hano uyu munsi, ntabwo bigarukira muri za ndirimbo turirimba, ntabwo bigarukira muri bya byose dukora, ahubwo bishobora kuba binagarukira, nako si bishobora binagarukira cyangwa binakomeza nyuma y'urupfu, kuko urunguru ashobora atari go rupfu. Tandukana n'umuntu amaso ku maso, tandukana n'umuntu tukirebana amaso ubu ngubu tukumva turashize, cyangwa se tumva umuntu wacu avuyemo, ariko byanda bikunze urupfu si rwo rupfu. Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Si rwo rupfu, ahubwo hari urundi rupfu byanda bikunze. Rero uyu nguyu dukuyemo wari umwana mutoya, bari mugenzi wacu, wari ugifite byinshi abarera, abo yitaho nk'abana, nibyo, ariko nyamara nagira mbibutse kano kantu. Mu buzima busanzwe mwese abenshi turi abahinzi, tuzi guhinga ibishyimbo. Buriya umuhinzi w'ibishyimbo afata ibishyimbo akabitera bikamera, iyo bimaze kumera bimaze gukura, yemerewe kugira ngo atangire asoromeho umushogoro. Sibyo babyeyi? Agasoroma umushogoro, hanyuma akagenda akawutunganya akawurya. Birenga umushogoro bikagera mu gihe cy'ibitonore. Yesu ashimwe. Ibitonore, hanyuma umuhinzi akumva akeneye kuri igitonore, akagenda akagitonora, akagifata, akakirya, akamerwa neza n'ibindi byose. Bikarenga aho ngaho bikagera mu cyo bita igikubite. Turi kumwe n'abahinzi benshi. Igikubite amara kugifata akakirya, akumva kirarangiye, no akavuga ati no ibisigaye reka mbibike, reka mbihunike. Bikagera n'igihe rero akazagera akabihunika, ndetse agafata bya bintu bya ibigugu, siko tubyita ibigugu, nibyo akabisohora akabiri. Ni nako Imana isarura mu murima wayo, ni nako Imana isarura mu bwoko bwayo, isarura abatoya, isarura ndetse bamwe batari babasha no kubasha guhaguruka, igasarura abakobwa nk'aba ngaba bakiri batoya, ariko kandi kubera ko ari mu murima wayo. Twayiburanya se? Ntabwo twayiburanya. Ni nako rero uyu munsi ibashije gutambutsa Claire twakundaga, wari umubyeyi, wari inshuti, wari umuvandimwe, kandi tukizera ko uwo nguwo upfuye umwizera. Claire twakoranye umurimo, ndamuzi mu myaka ya vuba ndetse cyane, ntabwo ari iya kera, no mu gihe cya vuba. Ari umuririmbyi, ari umunyamasengesho, ari umuntu wizera bikomeye cyane, ndetse muri we kubona harimo ukuri k'ubuzima bw'ubukristo, kuko uyu munsi ubukristo dushobora kubatizwa, dushobora gukomezwa, dushobora no kuba n'ibindi byose bitandukanye, ariko ugasanga ni ibintu biri aho ngaho, ni ibintu birangiriye uwo munsi, ni ibintu bifite icyo bivuze. Nkiri aho ngaho ngiye gusoza. Umunsi umwe inzoka yabanaga n'ikinyabwoya. Noneho ikinyabwoya mu kubana nabyo, ikinyabwoya kibwira inzoka ati noneho njyewe ngiye guhinduka, mbe ikindi kiremwa, mbe
ikindi kintu kidahanda abantu, kitavuna abantu. Ikinyabwoya kirangije gikora habaho muzi ko ikinyabwoya gihinduka ikinyugunyugu, sibyo? Akantu bita kakuni eno kana cyagenda kajyamo, nyuma yaho kisohoka kiri ikinyugunyugu, kiragera hirya hanze, kiraguruka, abantu bose naho ababyeyi kiragaruka kibwira inzoka ati ya aturaza, ababyeyi bambonye bishimye, abakobwa bishimye, mbese bankomeye amashyi. None se n'inyoni zakoroheye? Ariko hanyuma n'inzoka niravuga ati nongerewe nanjye ngiye guhinduka nanjye mbe ikindi cyaremwe. Inzoka ene irangije igashya kinyugunyugu ati zana amavuta menshi unsige mere neza unsigirize nyine, sibyo? Niho kinyugunyugu kizana amavuta kirasiga kiramera neza. Inzoka nayo irangije isohoka ishagira gute iyaga ishashakirana. Geze hanze ariko geze hanze bati ababyeyi atari inzoka, abaga bati muzana imihini, abana bati mari we tabara. Do abantu benshi barisigiriza mu buzima bwabo, ni ako muko ndabatijwe birangiriye aho ngaho bibe muri ubwo buzima. Ntaho Claire yisigirije n'ukuri, ntago yisigirije, yabaye urugingo ruzima. Niho turirimba tuzahurirayo mu ijuru. Do abantu benshi rero muri uno buzima uyu munsi insengero nyinshi zirafunze ahantu hose, ntago birimo birakunda, mbese abato n'abakuru benshi muri kwegahanga twarabatijwe, ariko ubuzima tubayemo n'ubu. Do ariko rero bango ikinyugunyugu gisubiye kibwira inzoka isubiye yibwira ikinyugunyugu ati abantu bari banyishe, aterega ingendo yawe ni y'inzoka, no mu kanwa kawe urasama y'amenyo aracyarimo n'ay'inzoka, n'ibyo ukora byose ni iby'inzoka. Do abantu barabatizwa bakaba Kristo uyu munsi, tugize umugisha ni iteraniro rya nyuma rya Claire. Ariko turimo cyo kuyo kuganira ijambo ry'Imana, si rya Claire ryo yarabikoze, ko ijambo twavuze ngo ahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke imirimo n'imihati, ngo ibyaho byose bajya bose biragendanye nabo. Aba no mu kanwa k'abantu benshi baba baririmbye bakabanya amasenga, ariko mu mivugire yabo ni inzoka, mikorere yabo n'uburyarya, n'ubucakura, n'ububibwe bwose buracyahari. Dukeneye kugira ngo twe kutisigiriza, twe kutinogereza, ahubwo duhinduke koko kugira ngo tube ingingo nzima. Yesu ashimwe. Mu itorero aho ryo ryose, twese aho tuba hose dukeneye kugira ngo tuba abantu bazima. Rero rya juru Claire yaririmbye, rya juru abaririmbye bafatanyije, dore umuryango wa Gedere nguyu. Mbese tuzahurira ayo kuri wa mugezi mwiza uca mwijuru hagati, uva ibwami ku Mana yacu. Mbese tuzahurirayo, hazahurirayo abantu batabashije kwisigiriza, batabashije kugongo ke, bakeneye kwinjira muri kakuni kaka gakono batoke, niyo bakinjira mu ijambo ry'Imana. Vuga Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye, ku busore bwanjye, ku bubyeyi bwanjye, ndi umugabo ngana gutya, bivuze iki kuri twebwe? Aho se mbese iwacu bimeze gute? Rero mu miryango arakantu gato nshoreza ku bice by'ubuzima, kuko ari ibintu ashaka kuvuga ukanyuma konyine gusa. Akanyuma ngo kagaragara nk'amarembo abiri, irya nyuma ngo rimwe ngo ririmo abantu benshi, irindi ariko y'abarimbuka, irindi ririmo abantu bakeya. Niyo ngo ni wa muntu wabaye mu isi abasha kwihangana, yaramaje kwemera kwinjira muri yakakuna, akemera mu ijambo ry'Imana, bikavuga ngo ndumva ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bihe byose. Geze hehe? Ageze kugupfa. Ndabifuza kugira ngo rero uyu munsi kare duherekeje, nubwo dutandukanye, ariko tuzahurire kuri wa mugezi mwiza. Tuzahurirayo n'abandi bose bizera Kristo, bakaba bari kumwe na azahurirayo n'abana biwe, azahurirayo n'abavandimwe, azahurirayo n'ababyeyi, kuri wa mugezi mwiza uca mu ijuru hagati. Ndenda bifuza kugira mwese mukomere mwihangana, ariko nongeye nababwira ikindi gikomeye, kwe kwisigiriza mu buzima bwacu. Kwe kwisigiriza, tube mama buwuriwe, emera kuwuriwe, uwuriwe kugira ngo abantu bashe kumenya neza abo turiwe, aho kugira ngo tubashe kumenya neza mama yuninde. Rero Imana imuhubire ukudashira, kandi Imana mwakire mube yari urungano rwacu, sibyo se? Imyaka bavuze ni urungano rwa benshi, kandi Imana navuze ngo isarura uko ishatse. Aba bakecuru cyangwa se bamwe twise
ibigugu nawe irasarura, aba bana batoya nabirasarura. Rero uko mu murima wayo uyu munsi twakwibaza tuyiburanye se koko? Rero Imana ikomeze kubagira neza kandi ikomeze kubafasha. Ndumva ari icyo twavuga umuntu mwanya. Mureke rero mbere yuko nongera gukomeza gahunda dusenga Imana kubwira ijambo kandi dusenga kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Imana ishobora byose, uyu munsi wamagaye Claire, uyu munsi umutwaye mu bawe, uyu munsi abaye muri babandi Imana Bibiliya ivuze ngo baruhuke imiruho n'imihati, baruhuke bwa burwayi, baruhuke bya bibazo, ubaze mu biganza byawe, baze uwicaje iburyo bwawe. Ijambo ritubwira ngo nibaze abo data yahaye umugisha kugira ngo barague ubwami bateguriwe. Twizera ko Nyagasani abiri muri abo ngabo bagiye kwicara iburyo bwawe mu izina ryawe Yesu. Komeza umuryango, komeza abavandimwe, komeza abana, komeza itorero, komeza abaturanyi, komeze abamuzi bose ndetse n'abatamuzi baje kuba Nyagasani, baje kumuherekeza. Twese komeze kutugira neza, singimana twese ngimana n'umwuka wera. Amen. Imana ikomeze kubagirira neza. Nakoze pasiteri kubw'ijambo ryiza tugejejeho. Mwongeye kwirirwa, tugeze mu mwanya tugiye kumva baciye umuyobozi wa gahunda, dukomereze iyindi gahunda ariko tutaramwakira. Nagira ngo nk'itorero rya EPR Muhazi cyangwa se Eglise Presbyterienne Paruwasi ya Muhazi, natwe tugira ubuhamya dutanga kubwa Mbabazi Claire. Umuryango wamwise na Mbabazi ariko ageze mu itorero umunsi yakirwaga n'abatizwa tumwita Mbabazi. Si uko twabahinyuje ahubwo nuko twabonaga kuko ari imbabazi, niyo mpamvu twavuze Mbabazi ariko bitakuyeho izina ry'umuryango kuko ntabwo yagiye guhindura irangamuntu. Jewe uhagaze hano nitwa Ruzinda Nathan, nkaba ndi umupasiteri hano kuri EPR Muhazi. Uyu nawe maze kutugezaho ijambo ry'Imana yitwa Sabane Filimi, akaba nawe ari umupasiteri dukorana itorero rya EPR. Twarabanaga, aramuzi Claire, twaramushumbye twembi, aza kugenda ajya imahanga kwiga, ndasigara, aje ajya no mu yindi mirimo mu itorero bamushinze. Claire rero ninjye twabanaga umunsi ku wundi nk'umushumba we. Ibyo ngiye kuvugira hano n'imbere y'Imana n'iy'abamarayika uretse namwe abantu bagenzi banjye nayo nabivuga. Namutangira ubuhamya nkahagarara nkabivuga. Yaje gufatwa n'indwara imutunguye, yatangiye arwara acika intege, yatisengera ahari wenda ndimo ndacika intege, nabuze imbaraga. Umukozi wifitiye akazi gasanzwe kaza kugeraho kananamunanira kubera kugenda acika intege ariko ataramenya uburwayi arwaye, kugeza umunsi yaje kuremba cyane ajya muri koma, ari naho hamenyekaniye uburwayi bwe. Aza mu bitaro bya Rwamagana baza kumunanirwa, wenda bamurwaje bari buze kubitubwira neza, bamwohereza i Kanombe. Ariko igihe bamwoherezaga i Kanombe avuye mu bitaro bya Rwamagana, agiye gusinzira cyangwa se agiye kujya muri koma, yumvaga abaganga barimo bavuga bati tumwohereze i Kanombe ahari ubuvuzi bwisumbuye bamukurikirana. Yamaze muri koma hafi ibyumweru 2 birenga hano i Rwamagana, akomereza i Kanombe, akamara hafi ukwezi yica no muri koma. Igihe yakangukaga yabwiye umuntu bari kumwe ati itegure kuko bagiye kuduha transfer i Kanombe, kandi aho yavugaga yarahamaze ukwezi. Kangutse abubwira ati itegure, bwire baza tuzanire ibikoresho bagiye kutwohereza i Kanombe. Ariko i Kanombe ni habi kandi ariho arwariye. Mu by'ukuri rero yagize indwara imurusha imbaraga, yaje kuko ari indwara yo kumucyura, ariko Imana ikomeza kumushyigikira, ikomeza kubana nawe. Yarababaye, yababajwe n'umubiri, ariko mu kubabazwa n'umubiri yahoraga ambwira ati ntabwo nzihakana Imana, ndacyakunda Imana. Ari Kanombe agiye gutaha yaramamagaye, naramusuye, ariko noneho aramamagara agiye kuza ati ndaje, ariko namenya amakuru ko badufungiye, namenya amakuru y'ikindi bice, ati se nzaza nshimire hehe? Ambwira wowe uzaze ushimire mu rugo n'abaturanyi, ubu n'inzu uzambwira ishimwe ryawe nta kibazo. Rero yaraje ambwira ishimwe rye, yuko Imana yamuzuye, yuko yageze ahantu rwose hahandi ko
haherayo, ndetse yahuriye i Kanombe n'ibibazo byinshi byo kumuca intoki byagezeho, ariko Imana iramwimana. N'ibintu byinshi byari bigiye kumubaho, ariko Imana ikomeza kubana nawe. Ku munsi rero wa nyuma, ku munsi mu cyumweru cye cya nyuma, yari avuye muri koma n'ubundi, kuko yazaga kongera agasubira kwa muganga, akaza kongera agasubira kwa muganga. Yarababajwe bikomeye. Mu cyumweru cye, mu gihe cye cya nyuma rero, yaje ari ku cyumweru aza ku rusengero, turi mu masuku, ntabwo duterana ariko dukora amasuku hanze. Araza ndamubwira, se nawe ugura akora amasuku, ngwino uba wicaye hano mu rusengero kandi uhicare, nujya ubona n'akabaraga wowe ujye ubabwire bagufungurire, ntabwo ari ikosa wowe ugeze wiyicariremo. Ati yego nzajya nza, ariko nkabona intege ni nkeya, umutima urabishaka ariko intege ni nke cyane. Aricara, nyuma tuza kuhava tujya ahandi. Ako Claire ndetse muri uwo munsi yari amaze kumbwira ati nabonye badufungurira dushima Imana, korari iririmbagamo n'inge y'ababyeyi yitwa Saranga, ariko nayibonye iririmba badufunguriye twishimye, haje n'abandi bantu benshi, ariko jewe ntabwo nibonye muri korari. Mpita numva ikintu ambwiye, nanga kumuca intege, ni humura uzaba uri mu bariri, uzaba uri mu banyamasengesho ba korari. Ariko nahise numva ikintu ambwiye. Aho rero namenyeye ko Claire rwose ari mu rugendo rwo rwa nyuma. Ku wa gatanu yanyoherereje message, niyo message ya nyuma nzi. Uwa gatanu ushize yari yagiye gusura umuvandimwe we atirwayo, ariko nawe amakuru ufite nuko yari yagiye kumusezera. N'ijambo yamubwiye bwa nyuma, yaramubwiye ati twabuze umubyeyi wacu, ntabwo yigeze aza kugusezera kuko niwe utuye kure muri twe, none cyewe ndaje kugusezera sinzagaruka. Iryo jambo niryo yaherukiye kumubwira bwa nyuma. Bamuvanyeyo atumva, bamuzana kwa muganga. Hanyuma ageze kwa muganga, ari mu nzira nyirangwaza, yumva biranze, agifite akabaraga, nyandikira message n'ubu ndayifite, nijoro nahoze nyireba, nongeye kwireba, arambwira ngo noneho ho bigeze usengere, umutima niwo numva urimo kundya cyane. Nongeye gusanga Claire mu rukerera rwaho atakivuga, yageze muri koma cyane, atakivuga, atacyumva n'umwuka bombo, ahubwo nayo bayongera kugira ngo abone umwuka ahumekeramo. Mu by'ukuri ibyo nahamya kuri Claire ni byinshi, ariko ibyo mvuga magazeho, yari umuntu uca bugufi, yari umuntu udashaka kubangamira abandi. Ikindi, yari umuntu ufite n'impano y'Imana, yari umuntu ufite impano y'Imana yo kwerekwa no guhishurirwa, kandi nabisakuzemo akabyitwaramo gitwari, akabibwira uwo bireba, uwo bindi bitareba akabisengera. Ibyo nibyo nahamya nk'umushumba we. Iyo tuyoboye itorero nk'uko nyoboye itorero hariya, ntabwo aba ari njye uyoboye jyenyine, mba nyoboranye n'abandi bantu benshi bafite ibitekerezo byubaka n'ab'Imana igenda ihishurira, kuko ntabwo ari njye uvugana n'Imana, buri muntu wese avugana n'Imana. Claire rero mfushije umuntu wafashaga kuyobora mu ibanga, kandi nk'itorero rya Muhazi dupfushije umuntu w'ingenzi, ariko kuko Imana yamukunze kuturusha, iramusaruye nk'uko pasiteri yabitubwiraga. Ntabwo tuyiburanye, nubwo tubabaye ariko ntabwo tuyiburanye, ikora ibyo ishatse. Aho namenye rero ko Claire rwose ari icyumweru cye cya nyuma, akimara kunyohereza message, nakomeje kumusengera. Bigeze nka 6:30 z'ijoro, ngiye kumusengera, ubundi najyaga asenga nkapfukama nkamusengera, nkumva imbaraga no kuvuga ngo mugarure, agaruka amahoro, aze twongere tugushime, kuko buri ko yavaga kwa muganga yashakagamo umunsi umwe akaza ku rusengero gushima Imana. Noneho buri gihe nahoraga rero musengera, mugarure yongera agaruke, dushima Imana yongera agaruke. Ariko kuri uwo munsi ngiye kumusengera, gusenga njyewe birananira pe, birananira, ndapfukama gusa, ndongera ndicara. Isengesho nasenze ryari rimwe, yaravugaga ngo Mana bibe kushaka kandi bibe kushima. Nguko uko byagenze. Tuvugana n'umuvandimwe wari umurwaje w'ineza, mu gitondo kimwe turavugana ati noneho badutumye imiti kandi turabona amafaranga ari nayo, none ndavuga ngo reka tuyashakishe tugure imiti bamutere vuba vuba. Aragenda agiye kugura imiti, arayiguze, imiti ayihagejeje aho kugira ngo bayimutere,
muganga aravuze ati imiti ngira ngo yarasanze n'abavandimwe bandi baje bati bamufashe, amaze iminsi 3 nta kintu kimugera mu nda mu muhoduta. Aramwiyegamiza ngo ajye kumuhoduta, ariko umuntu yari yagiye, yatangiye kugenda. Ya miti yose yari iri aho ngaho, nta n'umwe bamuteye. Imana yahise umusarura ako kanya. Imana iriho kudashira rere, naho igitondo cy'umuzuko tuzahura. Imana idufashe natwe twe kwisigiriza, ahubwo duhinduke kugira ngo tuzabane, kuko Imana yaguhaye igihe cyo kwitegura no kwirimbisha no kwitonda. Imana iguhe iruhuko ridashira. Munyemere rero nk'itorero turahombye, dukomeze gukomera mu gihe nk'iki. Ikindi nasorezaho, Rere yari umudiyakoni mu itorero, yaje afite ahandi yari akoraga umurimo, araza natwe atona imbere y'Imana. Mu bandi batowe nawe aratorwa. Yari umuririmbyi, yari n'umudiyakoni. Umudiyakoni ni ukuvuga ngo yari umuntu wita ku bandi, yari umuntu ureberera abandi, akamenya aho bari buze kwicara akahategura mu gihe byabaye ngo aho abandi biganda bakora amasuku, we yavugaga ngo nta kibazo dukore twaba umwe twaba babiri. Igihe yabonekeye, igihe yagiraga akabaraga, niwe wazaga agafatanya n'undi umwe wabaguhari cyangwa se babiri. Imana rero umeze kumuha iruhuko ridashira, naho igitondo cy'umuzuko. Twakira umuyobozi wa gahunda, murakoze cyane.